Iyi filime tugiye kurebera hamwe ni filime y'ubwenge ku bantu bakunda filime za action ziba zirimo abantu bahiga abandi cyangwa se ziba zirimo gucika cyangwa se kwihisha umuntu kugira ngo akwice. Iyi ni filime utagomba gucikwa nimba warakunze filime nyinshi cyane zirimo hunting cyangwa se guhiga ikintu. Iyi ngiyi nayo ni gucika. Ni filime bita Apex. Ni filime tugiye kwinjiramo neza, gusa mbere yuko tuyinjiramo reba hasi ni subscribe kandi kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi muri storytelling nyinshi cyane. Ni none kandi niba wumva ikunze iyi filime uraza kunyandikira kuri WhatsApp nimero 0797579556. Sasa ubundi filime tugerageze kwihuta, tugerageze kwitangira. Ni filime itangira mu misozi ya Norvège cyangwa se ya Norway. Aba ari imisozi, aba ari umuryango w'umugore n'umugabo. Aba ari abantu ariko bakunda kurira imisozi, bako n'ubusanga nyine buri muntu wese akunda gukora ikintu runaka. Uyu muryango w'umugore n'umugabo aba ari umuryango ukunda kurira ibintu by'imisozi. Uyu muryango uba ukunda gutembera cyane mu bintu bya nature, ku buryo nyine ujya gutembera muri iyi misozi ya Norway cyangwa se ya Norvège, maze bagatangira kuzamuka muri iyi misozi. Aba ari umusozi muremure cyane ku buryo nawe kuwureba bigutera ubwoba. Noneho sasa ikiba kibabaje cyangwa se ikiba giteye ubwoba kurushaho, aba ari imisozi ibinagwaho bya bintu by'urubura. Murabizi aba ari ahantu haba hakonje cyane ku buryo usanga iyi misozi iriho ibintu by'urubura ku buryo urebye nabi wananyerera kubera urubura. Sasa bakomeza kuzamuka, bakomeza gushaka uburyo bazamuka kugira ngo bace agahigo, kugira ngo nyine baze kurangiza uwo musozi bawuzamuke bagere hejuru. Gusa mu kugera hejuru bahura nako bita Apex. Ubundi Apex ubundi aba ari nk'ikintu cy'igihati cyangwa se aba ari nk'ikintu cy'agasongero ku buryo kakugora kukurira. Rero barazamuka bagera hejuru, ariko akaba ari akantu kameze nk'agasongero ukuntu, ariko kakababangamira kukurira ku buryo birangira batabashije kukurira. Ubundi niko babata Apex, ako bita nk'agahinebero. Aba ari akantu nyine kaje imbere ku buryo batabona uburyo bakurira kugira ngo bagere hejuru. Rero biba ngombwa ko bamanuka bakayasubira hasi ku musozi, kuko baba bamaze kubona ko kuzamuka iyo Apex cyangwa se kuzamuka ku gahenebero, kuzamuka ku gasongero bitabakundira, bagahitamo rero kumanuka. Murabizi ko abantu bazamuka ku misozi bagenda biziritse ibintu by'ibigozi kugira ngo nihaze no kugira umuntu unyerera, iyo migozi baba biziritse imufate. Gusa muri uku kumanuka baba batangiye gukora, urubura rutangira kumanuka. Urubura rutangira kugenda nyine rushonga. Murabizi ko urubura ruba rwafashe nk'ahantu ku musozi cyangwa se rwafashe hano ku ibuye. Sasa urubura rutangira kugenda rushonga ku buryo rutangira kumanuka. Sasa haza kumanuka ikibombe kinini cy'urubura, kikaza kikakubita wa mugabo, kikamukubita mu mutwe ku buryo umutwe umera nk'umanyutse, akamanuka akata agwa igihumure. Sasa uwo mugore we akabona ko uwo mugabo ari kumukurura, kuko umugabo aba yamaze kumera nk'uwaguye igihumure, aba yamaze kumera nk'uwapfuye. Umugore akabona ko ari kumukurura cyane, ahantu iyo migozi wifashe mu mabuye igatangira kugenda yeguka kubera imbaraga z'uwo muntu nyine wamaze kugwa igihumure, ziba zatangiye kumukurura cyane. Uwo mugore afata icyemezo gikomeye cyane, afata icyemezo cyo kurekura umugabo we, cyo kuzirikura umugozi uba uziritseho umugabo we, kuko n'ubundi umugabo we ubona ko wagira ngo yapfuye. Agafata icyemezo akamurekura, akamanuka hasi y'umusozi. Sasa rero bongera kutwereka ibyo byarangiye, ariko uwo mugore aba ari umugore ukunda gutembera, aba ari umugore ukunda gutembera mu bintu byinshi. Nibuke mu gihe iyi nkuru itangira cyangwa se mu gihe iyi filime itangira, twatangiye mu misozi ya Norvège bari kuzamuka umusozi, ariko biza kurangira nyine wa mugabo we apfuye cyangwa se apfiriye muri uwo misozi, akoreyeyo impanuka, rwa rubura kwatse kumukubitsa mu mutwe, bikaza kurangira ahisemo kumumanura cyangwa se ahisemo kumurekura. Rero ubwo uwo mugore biza kurangira nyine we yururutse neza cyangwa se amanutse neza. Noneho bukaza kutwereka yagiye mu rundi rugendo cyangwa se yagiye gutembera ahandi hantu muri Australia. Noneho sasa abagiye gutembera mu mashyamba ya Australia cyangwa se mu cyo bakita nka pariki. Uwo mugore aragenda rero akagera kuri iyo pariki cyangwa se kuri iryo shyamba aba agiye gutemberamo. Noneho sasa akagera ku kantu kameze nk'aka office cyangwa se kwa kandi nyine ubanze kujyamo, bakakubwira ibyo ugomba kwitwaramo muri uburyo nyine ugomba gutemberamo, ugafata n'ibyo ugomba gutembereza, nimba ari ibyo kurya ukabifata, nimba ari ibiki byose ukabifata nyine ukwitegura urwo rugendo rwo kugenda mu ishyamba. Ariko mu kugera muri ako kantu ka office cyangwa se muri ako kantu nyine bakiriramo abantu mbega baba bagiye gutembera muri iryo shyamba, haza abagabo bagatangira kumwiyenzaho, bagatangira nyine kumushotora. Ariko ku ruhande muri iyo coffee cyangwa se muri ako gashop baba barimo bagiye gushakamo ibyo kurya, mu gihe abo bagabo bari kwiyenza kuri uwo mugore, umugabo umwe arababwira ati ariko
uwo mugore ntabwo mwamureka wenyine. Umugore abona uwo mugabo nk'umuntu ushobora kuba wamufasha mu gihe ageze mu bibazo, ariko nawe aba ari umugore ucecetse, aba yarabuze umugabo we mu mezi make ashize, rero aba ari umugore ucecetse wipowe arabihorera. Sasa ategura urugendo rwe, agafata ibyangombwa imodoka yaba afite nyine, agatangira kwinjira mu mashyamba. Hari ahantu ugera rero bigasabwa ko nyine atajyana imodoka isiga hafi aho ngaho. Sasa afata akantu k'akato, kuko muri iryo shyamba harimo umugezi n'aba agiye kugendamo. Noneho sasa agatangira gutembera muri iryo shyamba anyuze muri uwo mugezi. Aragenda akagenda imbere nyine nk'ibisanzwe, akagenda atembera mu mashyamba nk'ibisanzwe nk'umuntu ukunda gutembera ahantu henshi. Twatangiye yaratembereye mu misozi ya Norvège, noneho ubu ngubu abageze muri Australia, mu mashyamba ya Australia. Sasa aragenda nyine bwakira agakambika, abafite akantu k'agashitingi, ibikapu bafite akabishyira hafi aho ngaho, ibintu nyine byangombwa bayitwaje akabishyira hafi aho ngaho. Noneho sasa akajya muri ako gahema akaryama. Ariko mu kubyuka mu gitondo asanga ahantu yashyize bya bikapu nta bihari. Akata abona ko harimo ikibazo gikomeye cyane, akatavuga ati se ninde ubashije kuba wanyiba ibi bikoresho byanjye. Agatangira gusenguruka hafi aho ngaho kugira ngo arebe nimba yabona n'umuntu waba wabitwaye. Arazenguruka, ariko mu kuzenguruka aza guhura na kakagabo bahuriye muri ya shop, cyangwa se bahuriye muri ya coffee, ameze nk'uri kumukiza ba bagabo bashakaga kumwiyenzaho. Sasa atangira kumubaza ati se nabuze ibikapu byanjye, waba wabonye umuntu ugeze ubitwara, cyangwa se waba wabonye umuntu ugeze ubifata? Ariko umugabo aramubwira ati we banza wicare unaruhuke tubanze tunaganire. Umugabo aragenda akamutekera agafi bakanasangira. Sasa umugabo ubona ko ari umugabo uba uri kwatinga mu buryo butangaje, kugeza naho nawe agiye mu kantu k'agahema ke akatekuramo cya gikapu cy'uwo mugore. Bivuze ko uwo mugabo aba ari we uba wibye iki gikapu cy'uwo mugore, akaza nyine ameze nk'uri kumukinisha. Sasa uwo mugabo atabwira uwo mugore akamubwira ati ubundi ngewe kavukire yanjye muri aya mashyamba, none rero ngiye kuguha iminota 3, ubwo ndashyiramo iyi ndirimbo, nirangira ahantu rero ugeze hose ndatanze kuguhiga, kandi ninguhiga nkakubona ndakwica. N'ubundi nibyo mbatsanzwe nkora muri aya mashyamba. Abantu benshi baba baramisinze cyangwa se baba barabuze abenshi ningi uba warabafashe nkabarya. Uwo mugore rero atangira kugira mu bwoba bukomeye cyane. Nakubwiye ati iyi ni filimi irimo guhiga abantu cyangwa se guhigwa. Nimba ukunda filime nk'izi ngizi ugomba uyirebe. Uwo mugore bamuha iminota 3 yo kugira ngo abe yirukanse nyine muri ayo mashyamba, atangire ashaka uburyo acika uwo mugabo, kuko uwo mugabo aba ari umugabo nyine ugiye kumuhiga mu buryo bweruye. Uwo mugabo atatangira gukina iyo ndirimbo. Uwo mugore nawe akatabona ko n'ayandi mahitamo afite, atafata cya gikapu cye yihuse, akatatangira kwirukanka mu mashyamba agira ngo byibuze arebe nimba yacika uwo mugabo, arebe nimba yacika urwo rupfu rwari rumuziye. Akomeza kwirukanka mu mashyamba kugeza naho ya ndirimbo irangiye. Mu kurangira ya ndirimbo rero wa mugabo atafata umuheto, noneho akatangira guhiga wa mugore mu buryo bweruye. Agatangira kugenda muhiga, wa mugore agatangira nyine nawe agakomeza kugenda yirukanka mu mashyamba ashaka uburyo yahunga cyangwa se yacika uwo mugabo. Aba ari urugendo rurerure rero. Uwo mugore arakomeza akagerageza uburyo, agashaka uburyo yagerageza gucika uwo mugabo, ariko biza kurangira uwo mugabo nyine akomeje kugenda amwegera kugeza naho amufashe. Ariko mu kumufata wa mugore n'uwo mugabo batangira kurwana bikomeye cyane, kugeza naho nyine bahanganye bikomeye cyane, ariko biza kurangira nyine wa mugabo n'ubundi atsinze. Noneho akatafata uwo mugore akamujyana ahantu mu buvumo. Mu kugera ahantu mu buvumo ariko wa mugore asangamo imirambo myinshi y'abantu benshi, basa n'abantu aba yarasanze muri ya shop cyangwa se muri ya office ya mbere bacaho bavuga ko abantu bagiye muri aya mashyamba bakababura. Rero amafoto aba yarababonye banditse ko abamisinzi cyangwa se bashakwa babuze, abona ko ari amasura y'abantu b'imirambo baba bari muri ubwo buvumo bw'uwo mugabo. Sasa uwo mugabo aba yaraziritse uwo mugore bikomeye cyane, aba yamuziritse ibintu by'iminyururu ku buryo atabasha kumucika. Noneho sasa nyine agatangira kumutera ubwoba, atangira kumuganiriza uburyo akuramo akazi ke ko guhiga abantu maze akaba yabarya cyangwa se akabagira icyo kurya. Umugore arabyumva. Noneho sasa umugabo akamubwira ati ariko wowe ntabwo nkwica, ahubwo ndakugira umugore wanjye, nawe niba ngombwa ndakuroketa ujye umfasha muri aka kazi. Ariko umugore arabyumva. Uwo mugabo rero aza gukora ikosa rimwe, akaza gutangira kwegera umugore ashaka nyine kumufatirana, ashaka kumufata ku ngufu. Ariko umugore aza gukoresha uburyo bwose ashoboye, akaza kumuruma ndetse bikaza kurangira amucitse, akatagwa mu mazi aba ari muri ubwo buvumo. Ariko umugabo aza kwizirika uwo mugore, bikaza gutuma ahantu uwo mugore wose agiye ahantu amazi amutwaye
n'uwo mugabo baba bari kumwe. Barakomeza bamanuka muri ayo mazi menshi rero muri iryo sumo ryinshi, ariko biza kurangira bageze ahantu nyine bikaza kuba ngombwa ko bava muri ayo mazi, ariko bagakomeza kugundagurana. Bikaza kurangira wa mugore atangiye kurwana n'uwo mugabo nanone, bikaza kurangira wa mugore afashe ikibuye kinini cyane akagikubita ku kuguru k'uwo mugabo, kuguru kukahita gucikamo kabiri. Sasa ariko kubera uwo mugabo aba yiziritse uwo mugozi, bivuze ngo ni ahantu uwo mugore yajya atajyanye uwo mugabo cyangwa se atajyanye n'uwo mugabo. Rero biza kurangira bwije aho hantu bakiryamye, inzara ari nyinshi. Kaza kurangira bavuze ko kugira ngo bave aho hantu bari ngo bagere kuri ya shop cyangwa se bagere ahandi batangiriye ari iminsi 3. Rero bakaza kubona urukuta runini rw'umusozi, ariko ngo urwo rukuta iyo uramutse uruzamutse kugera aho ngaho cyangwa se kuhagera iminsi iragabanuka, cyangwa se kuhagera wazamutse kuri urwo rukuta aba ari umunsi umwe gusa. Rero baza kujya inama, ariko uwo mugore aba ameze nk'uri kuryarya uwo mugabo, amubwira ati njyewe ndagufasha mu kuzamuka uriya musozi, hanyuma natwe nitugera hejuru ku musozi urandekura nigendere nawe ugende byawe. Sasa bajya inama cyangwa se barumvikana. Sasa bagatangira gushaka uburyo bazamuka kuri uwo musozi. Murabizi uwo mugore aba ari umuntu uzobereye mu bintu byo kuzamuka umusozi. Sasa rero batangira kuzamuka uwo musozi, ariko umugore agatangira kugerageza gushaka uburyo yakizirikura iyo migozi baba biziritse. Nyine murabizi mu kuzamuka iyo misozi baba biziritse iyo migozi, ariko mu kugerageza kuzirikura iyo migozi wa mugabo arabibona ko uwo mugore ashaka kumumanura, akatamukurura bikomeye cyane kugira ngo nabo baba bamanukana, cyangwa se ubundi arabanza kumubwira ati nugerageza kuzirikura iyo migozi wambaye kugira ngo njye imanuke nayo ndagukurura twese tumanukane. Rero uwo mugore arabyumva, ariko mu kuzamuka nyine ashaka uburyo yagerageza kwizirikura umugozi, ariko bikaza kurangira uwo mugabo amubonye akamukurura, ariko agasanga nyine yari yiziritse ahantu ku musozi. Bikaza kurangira uwo mugabo amubwiye ati wongera kugerageza ikintu cy'ubugoryi nk'icyo ngicyo wari ukoze ndagukurura twese n'ubundi dupfane, n'ubundi nta buzima ubona buri ahantu kuri uyu musozi turi kuzamuka. Sasa uwo mugore arabyumva rero, bagakomeza kuzamuka, bagakomeza gushaka uburyo bazamuka. Sasa barakomeza bakazamuka, ariko bakaza kugera ahantu haba hameze nk'ahantu haba hari apex twatangiranye, akantu wagira ngo ni agasongero. Sasa umugore kuko aba ari kuzamuka niwe buri imbere, noneho yagera hejuru akazirika umugozi, noneho wa mugabo akongera akawuzamukiraho. Bize kurangira wa mugore yizirikuyeho ya migozi burundu, maze akayizirika ku giti. Wa mugabo rero akagira ngo cyangwa se yakiraziritse kuri uwo mugore. Bikaza kurangira wa mugabo amanutse kuri uwo musozi akagwa hasi akatapfa. Wa mugore rero aza kusigara hejuru, nta mugozi n'umwe afite wo kumufasha kuzamuka. Bivuze ngo asigara hejuru mu musozi hagati, nta kintu na kimwe afite cyo kumufasha mu kuzamuka umusozi. Ikintu cyonyine aba afite nyine aba ari we wenyine gusa, abagomba gukoresha uburyo bwose ashoboye maze akazamuka umusozi adakoresheje ya migozi bazamukisha. Sasa rero akomeza guhatana akagerageza uburyo yazamuka, ariko biza kurangira nyine azamutse umusozi akagera hejuru. Ni naho rero filime yacu irangirira, cyangwa se ni naho inkuru yacu irangirira. Nimba wakunze inkuru, nimba wakunze iyi storytelling, ndagusaba kunyandikira kuri WhatsApp iyi filime nkayiguha nimba wayikunze. Gusa nanone wibuke ukana subscribe muri channel yake, wandike muri comment indi filime wumva twakorera, nimwe mvuga ndetse duhorere mu zindi nkuru. Ciao ciao, naho ubutaha.